Yesu ashimwe nk'uko bisanzwe uyu munsi rero ndashaka kubasaba imbabazi, ntabwo ndagera ku rwego mvuga icyo ngamije, ndashaka kubabwira gukora kw'Imana. Uyu munsi rero umutima wanjye wamaze kubabwira iki kintu. Ubundi ikintu cyitwa ubugingo ni ikintu abantu benshi badasobanukiwe. Iyo bavuze ubugingo ngo nzabona ubugingo, akenshi ushobora kugira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikintu cy'agaciro kiruta amafaranga mfite, kiruta abana mfite, kiruta umugore mwiza mfite. Iyo bavuze ubugingo ni diro cyangwa ni boro mu mvugo z'iki gihe, ni zahabu, iruta zahabu, kuko igihe usigaje iminota mikeya umaze kugera mu zabukuru cyangwa ubona hasigaye umwuka muke kugira ngo uve muri uyu mubiri, utangira gutekereza ngo ese ahantu ngiye hameze gute, ese kuki nagiye nkora amafuti, kuki ntakoze ibyiza kugira ngo nkiranuke. Utangira kubona yuko ukeneye ikindi kiruta ibyo ufite, ibyo wavunikiye. Niyo mpamvu manza kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Turashaka ngo tujye duza hano mu nzu y'Imana, dusenge, tuvuge Imana, tuvuge gukora kwayo, tuvuge gutegeka kwayo. Niyo mpamvu gusenga ariyo nzira yonyine ishobora gutuma uhura n'Imana, Imana ikagukura mu gitabo cy'abazarimbuka ikagushyira mu gitabo cy'abazajya mu ijuru. Ufite kwihana ibyaha, kwihana nta n'ubwo binagoye, ntabwo bisaba imbaraga, ni ibintu bitoto, ni ibintu byoroshye kuvuga ngo Mana mbabarira. Ibyo byonyine ujye umenya kwatura ijambo, uvuge ngo Mana mbabarira. Nyuma yo gusaba imbabazi uzabona imbaraga z'Imana, nyuma yo gusaba imbabazi uzabona umwuka wera, nyuma yo gusaba imbabazi uzabona ubugingo. Ubugingo ni ubuzima, ni ubundi buzima nyuma y'ubu buzima, nibwo nawe ukeneye, nibwo nanjye nkeneye. Ntabwo nkeneye kuzagira aya mafaranga nyuma y'ubu buzima, oya, aya mafaranga nzayasiga hano, n'uyu mubiri mbusige hano, n'ibyo mfite byose mbisige, ariko nkeneye ubundi buzima buzagaho iteka ryose. Rero nawe Yesu nakugenderere, akwemerere, akwandike mu gitabo cy'ubugingo, ahindure amateka y'ubuzima bwawe. Murakoze.